kubera ko Yesu agiye kwinjira muri wowe, kubera ko ariyo pasika ya mbere y'uku kwezi kwa kane, ariyo pasika yawe ya mbere igiye guhindura amateka yawe, pasika igiye kuguha akazi, pasika igiye kuguha ubucuruzi, pasika igiye guhindura amateka, pasika igiye kukubakira urugo, pasika igiye kuguha akazi. Natwe tugiye kugusengera, nitugusengera nawe ugire kwizera. Mana mu izina rya Yesu Kristo, umusaraba baramusaba bajya kumushyingura, avuga ati ariko nubwo ashyinguwe reka tumuzenguruke, nitubara kumuzenguruka tumuha abasirikare, nazajya kuvamo tuzamurasa. Hari igihe umuntu aba yibereyeho bakamujyana mu bapfumu, bakagenda bakagutongerana bakagushyira, bavuga ngo muzamurinde nazajya avamo mujya mumurasa, navamo mumurase imyuka mibi, mumurase amahembe, mumurase ibitego. Bo bakagenda bakagushyira bakavuga ngo baragufite. Ariko ku munsi wa gatatu hari ibintu bijya bibasha guhinduka. Ku munsi wa gatatu hari Imana igize igakura ahantu bagushyize, bagutongereye aho bagushyize, Imana ikakuzamurayo ikagukurayo. Birivuga ngo kiravuga ngo rero mw'abagore mwe mutazakwicisha mubigira ibanga. Haleluya. Ngo abagore barangije ngo bajya guhaha, uhaga ikorobo y'amavuta, ngo ahaha igereni y'amavuta, ahaha injerekani y'amavuta, uhaga ikiro cy'umuceri, ngo ahaha umufuka w'umuceri. Bivuga ngo Yesu iyo yazutse hari ibintu byinshi bizuka. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana, abagenda badukurikira, birashoboka ko ibintu byawe byari byarazinzwe n'abarozi, byari byarazingiwe ahantu barashyizeho n'urutare baranashe, ariko wari marayika ugiye kugenda akajyayo. Birashoboka ko nawe kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma nawe uhaha umuceri, uhaha umufuka. Birashoboka ko kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma ukira kanseri. Birashoboka ko kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma hari amahoro agiye kuza. Birashoboka ko urugo rwawe rwarasenyutse, urugo rwarasenyutse, ariko kubera ko Yesu agiye kuzuka hari ibintu bigiye kuzukira muri wowe, hari ibintu bigiye guhinduka, hari amateka yawe. Haleluya. Zaburi ya mbere. Yesu nashimwe, ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwese aho mugiye muri, abari mu Rwanda no hanze, ndetse nabo tubanye kuri uyu mwanya, mwese Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nongeye kugirwa umugisha wo kuba imbere yanyu kandi ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Ndabashimiye rero mugende abagenda badukurikirana ku manywa na nijoro, kandi abagenda bakurikirana Zaburi ya mbere, n'ukuri turabashimira umunsi ku munsi. Imana ijye ibaha umugisha, kandi kubw'ibitekerezo byanyu n'uburyo mujya mutubwira byose biratwubaka kandi bikadufasha. Dushimye Imana rero ko muri ibihe byiza, uyu ni umunsi wa gatanu mutagatifu, ni umunsi benshi banezerewe cyane, banezerewe Imana ko Yesu ari umunsi yadupfiriye kubw'ibitambo n'ibindi byari biriho, ariko Yesu aza kutubera igitambo gihoraho, arangije akuraho ibyaha. None tubonerwa muri Kristo Yesu kugira ngo tubashe gukurwaho ibyaha. Rero uyu munsi ni mwiza, tujya kugana ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuganira, reka mbanze mbabwira amazina yanjye. Nitwa Nkunziza Augustin, iwacu ni Rwamagana, kandi dukora umurimo w'Imana i Rwamagana. Dukora ahantu kuri EPR, niho turimo gukora umurimo. Tujya tubwira abantu benshi ngo kuwa mbere tuba turimo gusenga kugeza kuwa gatanu. Abazabishaka bose bajya badukurikirana, kandi bazashaka gusenga bazaze, ni karibu. Kuwa mbere tuba turi mu bihe byinshi byo gusenga kuva saa 8 kugeza nimugoroba twicaye ku kirago. Kuwa kabiri dusengera amazi, kandi Imana imirakora ibitangaza. Mwese abazabishobora muzaze. Kugeza kuwa gatanu tuba dufite igitaramo kinini cyane, ibitangaza birimo birakoreka. Ibyo ngibyo rero abazabishobora bazaze, twagira ngo tubibwire neza. Rero ndi umukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana, ngiye namvuga ijambo ry'Imana, kandi ibindi Imana ishatse kunkoresha binkoresha. Mbere yuko dutangira, numvise ari indirimbo ijyanye n'ibihe byiza bya Pasika, twabanza tukabaririmbira muri rusange ndetse n'abazatwumva. Reka turirimbe n'indirimbo ya 248. Reka tuyiririmbe. Hafi y'umusaraba aho nuriteka, niho merwa kubuntu amazi y'ubugingo. Niratu musaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nahageze nshobewe, nsinzwe n'urubanza,
Yesu arambabarira angotesha urukundo niratu musaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Mwami Yesu nyibutse uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gicucu cyawo. Niratu musaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Ni utuma nemera kwanga iby'isi byose kuko ari umundisha Yesu wampfiriye. Niratu musaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Hafi y'umusaraba niho nuriteka niyegereje igihe cyo kwambuka rwaruzi. Niratu musaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Yesu abaho umugisha. Iyi ndirimbo ivuga ngo hafi y'umusaraba niho naturije. Tujya kugana ku ijambo ry'Imana, nta bindi byinshi, reka tugane ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo reka tugane mu gitabo ubutumwa bw'Isi bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 2. Igitabo cya Matayo, ubutumwa bw'Isi bwanditswe na Matayo 28 umurongo wa 2. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Yesu nabaha umugisha. Tujya kugana ku ijambo ritoya. Umuntu umwe yigeze abaho, Imana imubwira ikintu kitoroshye. Aganira n'Imana, agirana ubusabane n'Imana. Amaze kujyana ubusabane n'Imana, Imana iramwishimira, aza kuyibwira ati Imana, igihe cyo gutaha nikigera, igihe cyo gupfa kwanjye nikigera, igihe cyo gucyurwa nikigera uzanteguze. Imana yambwiye ngo nzaguteguza. Habaye igihe kimwe rero ubwo ngo Imana yamuteguzaga umuntu w'imbere arapfa, amaze gupfa ngo uwo ku ruhande arapfa, uw'inyuma arapfa, hirya arapfa. Ngo birangiye ngo bose bamaze gupfa, ngo arangije ngo Imana iraziravuga ngo ngawe tangira witunganye kuko igihe cyo gutwara kirageze. Arayibwira ati Mana, narakwiye ngo ninjya gupfa uzanteguze. Arabwira ati wa muntu w'imbere ubwo yagendaga ntabwo wigeze umubona, uwo ku ruhande se agenda niwe wamubonye, uw'inyuma se niye. Dufite ikibazo cy'uko abantu barimo gutaha, kuko uyu ni umwaka benshi barimo gusarurwa, ni umwaka benshi barimo gutwarwa. Ndibuka nkora ikiganiro nabwiye ngo igihe kirageze ngo abantu benshi batahe.
maze kubibwira abantu ndetse bamwe benshi baravuga ati ibyo urabikura hehe, ibyo urabizana ubikura he? Ariko ni igihe Imana yari yambwira ngo nimbwire abantu batangire biyeze. Bibiliya avuga ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu ahore yaka. Dufite ikibazo cy'uko umuturanyi apfa, yamara gupfa twajya no kumushyingura, ariko utegura uvuga ati se ko uyu muturanyi apfuye nge ndimo ndajya hehe? Ese ko uyu muturanyi apfuye ejo si ngewe? Ugasanga abantu barushaho gukora ibyaha, abantu barushaho kubeshya, barushaho gusambana, abantu barushaho kugambanira, n'abantu barushaho gukora ubugome. Umuntu akaba yagufata, akaba yakunyereza, akakwica, undi akagufata, akaba yagufungisha, undi akagufata, ariko namenye ko yambaye inyama n'amaraso kandi ari munsi y'ijuru. Tujya tugira ikibazo cy'uko abantu benshi bashobora kumenya iminsi bamaze, bakamenya igihe barimo, ariko ntawe ubasha kumenya igihe cye. Niyo mpamvu mu gihe turimo umuntu wese agomba gutegura, agategura ahantu azaba. Ako kantu kari kanyuzemo ko kubwira abantu ngo buri muntu wese akenyere kandi ahore yiteguye, amatabaza ahore yaka. Dusomye ijambo, iki cyari igihe cy'uko Yesu akimara kuva mu ijuru yaraje aba mu isi nk'abandi bana, akura nk'abandi bana, arazamuka, igihe kiragera atangira kuvuga ubutumwa. Ageze imyaka 30 arabatizwa, atangira kuvuga ubutumwa. Rero mu butumwa bwe ntago bigeze bamwishimira, ndetse yatoranyije abigishwa be 12, arabakoranya. Amaze kubakoranya bose arangije atangira gukorana nabo, atangira kuvugana nabo ubutumwa. Ariko ngo bigeze ngiye kigeze, ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe kimwe kigeze Yesu atangira kujya baganiza avuga ati ubu turi kumwe, hari igihe tuzaba tutari kumwe, hari igihe muzambura n'igihe muzambona. Byasobanuraga ko igihe kizagera akagambanirwa, agakubitwa, akababazwa, akajya ku musaraba, yarangiza agapfa, yamara gupfa akazuka, yarangiza akiyereka abigishwa be, igihe cyagera akazagenda akajya mu ijuru. Hano Bibiliya tubwira ko hano ngo yabasobanuriye ko azapfa nyuma haleluya, abasobanura ko nyuma y'iminsi 3 aribwo azaba agize gute, aribwo azaba maze kuzuka. Baravuga ati nzapfa ariko nyuma y'iminsi 3 nzazuka. Hano ngo baranje bafata abasirikare baramuzenguruka, bamaze kumuzenguruka bamugota imbere n'inyuma ngo hose, ngo barangije ngo bafata igitare, amaze gupfa, amaze kuva ku musaraba, amaze gupfa, ngo ajya ngo bamushyira mu nuza bacukura ahantu, ngo bari baracukuye ahantu bamushyiramo, bafata urutare bashyiraho ubushishi, barazenguruka, ngo barangije bamugotesha abasirikare. Baravuga ngo tuzarebe ko koko yigize Imana, tuzarebe ko azabasha kuba yava muri ubu bumuntu tumushyizemo, cyangwa yabasha kuvamo akazuka. Ngo bamushyiramo umunsi wa mbere, ariwo uyu munsi wa 5 mutagatifu. Ngo barangije ngo umunsi wa mbere ngo bamuha abasirikare baramugota, umunsi wa 2 bamuha abasirikare baramugota, umunsi wa 3 ngo barangije. Hano niho Bibiliya tubwira ngo marayika aramanuka, tarashaibe, ngo marayika aramanuka, maze kumanuka ngo afata urutare, ngo arangije ngo ararubirindura, ngo arukuraho, ngo arangije haleluya, ngo arangije rwicaraho. Ngo abasirikare baravuga bose bikubita hasi, ngo bamaze kwikubita hasi, ngo bose barasinzira, ngo bamaze gusinzira ngo Yesu avamo, haleluya. Yesu arangije avamo, komeze, arangije avamo. Icyo nashaka kubwira abantu, Yesu bumvaga ko mufite ububasha, bumvaga ko ibyo avuga, baravuga ngo turashaka kuburizamo ibya Yesu, turashaka kuburizamo. Aravuga ngo yigize Imana, arangije yigira Imana, yigira umuntu udasanzwe. Natwe twamushyize ku musaraba, arangije ayapfuye, turagiye turamushyingwa, tugiye dushyireho urutare, tuzarebe ko azabasha kuvamo, tuzarebe ko azabasha. Ngo ariko ku munsi wa 3 haleluya, ngo marayika araza, ngo abirindura urutare. Nshuti yanjye ndajya nkubwire, nawe hari abantu bagushyinguye, baragenda bagushyira ahantu bumva ko utazabasha kuvamo, ndetse ibyawe baragiye baguteza kanseri. Umwuka maranyereka baraguteje kanseri, baragenda bagushyira ahantu, baravuga ati turamufashe, turamuzirika ahantu, turamuboheye ahantu, ariko Yesu niwe watubanjirije. Haleluya, Yesu yaratubanjirije. Yesu yajyaga bivuga bakabyumva ari nk'umugani, baravuga ati ariko ngo ndabizi neza ko nzapfa, kandi abizi ko ari mwe muzanyica, ariko ku munsi wa 3 nzazuka. Ngo barangije Bibiliya dusobanura icyo ngo ari ku musaraba, baramusaba, bajya kumushyingura. Baravuga ati ariko nubwo ashyinguwe, reka tumuzenguruke, nitumara kumuzenguruka tumuha abasirikare, nazajya kuvamo tuzamurasa. Hari igihe umuntu
abayibereyeho bakamujyana mu bapfumu, bakagenda bakagutongerana bakagushyira, bavuga ngo muzamurinde nazajya avamo mujya mumurasa, navamo mumurase imyuka mibi, mumurase amahembe, mumurase ibitego. Bo bakagenda bakagushyira bakavuga ngo baragufite. Ariko ku munsi wa gatatu hari ibintu bijya bibasha guhinduka. Ku munsi wa gatatu hari Imana igize igakura ahantu bagushyize, bagutongereye aho bagushyize, Imana ikakuzamurayo ikagukurayo. Birivuga ngo kiravuga ngo habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye, basa n'abapfuye. Bivuga ngo bahise bikubi bakimara kubona ngo igitare kikibirindura, ngo marayika cyicayeho, ko yararabagiranaga, ngo bose bikubita hasi. Manga umwegeza atubwira avuga ngo arangije ngo Yesu marayika ngo igihe kigeze arigendera, amaze kwiyereka abigishwa na ba Mariya n'abandi, ngo arigendera. Ngo ariko Yesu ngo akomeza urugendo rwe, ngo yigeze ajya ngo ahantu bitaga Emawusi, ngo ahura n'abagabo babiri. Ngo arangije ngo abafata gutya ku rutugu, ngo baragendana. Ngo arangije ngo bageze mu nzira, ngo bahura na Yesu, ariko ntibamumenya kuko bari bazi ko akiri mu gituro. Ngo baragendana, bamaze kugendana ngo batangira kuganira, ngo hari umugabo witwaga Yesu yakoraga ibitangaza, agiye kwa Lazaro aramukiza, ajya ku mwana wa Yayiro aramuhagurutsa, ajya kwa Barutimayo agena Lazaro aramuzura, akora ibitangaza. Arabwira ati rero baramurakariye, bamugira nabi, baramwica, barangije baramushyingura. Ariko ngo ubwo yagendanaga nabo, ngo bageze imbere, ngo uko yavugaga ngo bumvaga bahinduka, bumva bafashwa. Ngo arangije atandukanye nabo, ngo barangije bavuga ati kuri mugabo kwigiye twari kumwe nawo twumvaga tunezerewe, twumvaga twishimye. Iyo umuntu ari kumwe na Yesu agira umunezero udasanzwe. Haleluya. Ngo arangije ngo baraza baramwegera, ngo bamenya ko bari kumwe na Yesu. Icyo nashatse kuvuga, haleluya. Hano batubwiye ngo babasirikare, ngo barangije bose ngo aho bagaruriye ubwenge, baravuga ati noneho baratwica, bagira ubwoba, baravuga ati noneho turamenya tubisobanura gute. Ngo ariko babayoboraga ngo baraza, ngo baravuga ati rero tugiye kubaha amafaranga menshi, nitumara kubaha amafaranga menshi mutugendere, nimumara kugenda mugende mube mu ngo zanyu, mugende murye munywe, mugende mugure ibyo mushaka, abandi mwubake amazu, abandi mukore byinshi, abandi mukore mbega, kubera ko sidushaka ko muvuga ko wa mugabo Yesu yagize gute yazutse. Ntabwo dushaka izi nkuru ko zamamara, ntabwo dushaka abantu babimenya, ntabyo dushaka. Haleluya. Ngo arangije baragenda barataha. Ngo bageze mu ngo zabo, ngo bicaza abagore babo, barabwira ati dore baduha amamiliyoni n'amamiliyoni, dore badukoreye ibyiza, none batubwiye rero ngo ntituzabivuge, dore Yesu yazutse, amaze kuzuka twikubita hasi, aho tugarura ubwenge ntabwo twabonaga marayika. Arangije nawe aragenda, haza abatuyobora, dore baduha amamiliyoni ngo twubake amazu, dukore ibyo dushaka. Ngo bareko ntituzabasha kuvuga inkuru ya Yesu ngo tuyamamaze, tugira abo tuyibwire. Rero mwe abagore mwe mutazatwicisha, mubigire ibanga. Haleluya. Ngo abagore barangije ngo bajya guhaha, uhaga ikorobo y'amavuta, ngo ahaha igereni y'amavuta, ahaha injerekani y'amavuta, uhaga ikiro cy'umuceri, ngo ahaha umufuka w'umuceri. Bivuga ngo Yesu iyo yazutse hari ibintu byinshi bizuka. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana, abagenda badukurikira, birashoboka ko ibintu byawe byari byarazinzwe n'abarozi, byari byarazingiwe ahantu, barashyizeho n'urutare, ariko wari marayika ugiye kugenda akajyayo. Birashoboka ko nawe kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma nawe uhaha umuceri, uhaha umufuka. Birashoboka ko kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma ukira kanseri. Birashoboka ko kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma hari amahoro agiye kuza. Birashoboka ko urugo rwawe rwarasenyutse, ariko kubera ko Yesu agiye kuzuka, hari ibintu bigiye kuzukira muri wowe, hari ibintu bigiye guhinduka, hari amateka yawe. Haleluya. Agiye guhinduka. Biravuga ngo arangije amateka avuga ko ngo barangije, ngo abo bantu ngo barangije ngo barakira, bandi barubaka, akaza ngo ati se ko mwubatse byagenze gute. Ngo ariko umugore akavuga ati rero ngiye kukubwira ibintu byatubayeho. Ati mugabo wanjye yari arimo arinda Yesu. Ngo ariko ngo igihe kigeze, ngo Yesu ngo arazuka, umunsi wa gatatu arazuka. Ngo amaze kuzuka ngo aragenda, ngo amaze kugenda
aba rero baraza abakuru babo baduha amafaranga, niyo mpamvu ubona twubatse inzu, niyo mpamvu ubona twabonye akazi, niyo mpamvu ubona indwara zirimo gukira, niyo mpamvu ubona ibitanga zirimo gukoreka, niyo mpamvu ubona ntari kuzivuriza nagiye kuhivuriza, niyo mpamvu ubona nambaye kasperi, niyo mpamvu iyo Yesu yazutse nshuti yanjye wowe dukurikiranye, iyo Yesu yazutse hari ibintu byinshi bizuka byawe. Ndagira ngo ubwire nshuti yanjye uyu munsi n'ejo bundi hari ibintu bigomba kuzuka, hari ibintu ugomba kwizereramo. Birashoboka ko ibyo bari barabiziritse ariko Yesu yagiye kuzuka. Ngo Yesu akimara kuzuka ngo arangije ngo ibintu byose byari byarapfuye ngo byose azukana nabyo, ngo marayika yicara ku bibazo byose bitandukanye. Bivuga nshuti yanjye birashoboka ko ibyawe byose byari wabonaga byari byarapfuye, kerede yari yarakuziritse, ibintu byose ubona byaranze, ubona ubuzima bwara ibintu byose byaranze, ariko hari ibintu Yesu agiye kuzukana nabyo. Nshuti yanjye hari ibintu Yesu agiye kuzukana nabyo, hari ibintu Yesu agiye kuza. Aravuga ngo marira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Nshuti yanjye hari umuntu ukurinze umunsi agiye kugira ngo agiye kuza, babandi bose baguterega ubwoba. Hari umuntu ukurinze urenze abandi barinzi wo mu isi. Umunsi yakugezeho hari ibintu bizahinduka, umunsi yakugezeho hari amateka azahinduka, umunsi yaje hari ibintu bizakoreka. Nshuti yanjye ngira ngo dusome irindi jambo rimwe. Haleluya. Dusome rino jambo. Ngira ngo dusome ijambo rimwe riri mu Baheburayo 11:28. Avuga kwizera niko kwatumye irema Pasika. Kwizera niko kwatumye irema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo no kuminjagira amaraso kugira ngo arimbura abana b'imfura atabakoraho. Nashaka kuvuga kuri aka atabakoraho. Nshuti yanjye Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ku munsi Pasika cyangwa ku munsi wa Pasika ngo Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, turimo turasoza. Najya ko kandi tukavugeho kuri uyu munsi ngo wa Pasika, ngo cyari igihe ngo cy'ijoro rimwe abayuda cyangwa Abisirayeli muri rusange bari bafite ikibazo cy'uko bari barugarijwe na Farawo, yarabazengereje. Ariko ngo arangije ngo muri iki gihe ngo Imana irimanukira ngo isanga Abisirayeli, irababwira ngo dore Farawo yarabazengereje. Icyago cya mbere kiraba, ntiyabarekura. Icya kabiri kiraba, ntiyabarekura. Icya gatatu kiraba, ntiyabarekura. Icya kane kiraba, ntiyabarekura. Icya gatanu kiraba. Ariko ngiye gukora ikintu, ngiye guca muri Egiputa ku buryo umuntu wakufunze, wakuroze, wakugenzeho, wagutongereye, wagwishiza ahantu, wagukoreye ibyo ashaka azabona ko namunyuzeho. Haleluya. Ngo arangije barabwira ngo mubaje umwana w'intama, nimumara kubaga nimurye izi nyama. Izi nyama nimuzirye zitetse, nimuzirye ari mbisi, muzirye muzokeje, kandi muhere ku minono, muzamuke mugeze ku mutwe. Nshuti yanjye muzamuke gake mujye mubirye, kandi mubirisha imboga zisharira, kandi mubirye mukenyeye mwiteguye, kuko ari ibyo mugiye kwakira, kuko ngiye gukora. Kandi amaraso ya meshyire ku nkomanyirizo z'imiryango, ku buryo marayika namanuka aje kurimbura cyangwa kurandura, azaza agasanga hano hari amaraso. Bibiliya tubwiye ngo iyo marayika aramanuka, marayika w'Umwami Imana abirindura igitare, arangije ngo akicaraho. Abari baraho bose bagira ubwoba, baramanuka bajya hasi. Haleluya. Baramanuka bajya hasi. Bisobanura iki? Hano marayika ngo arangije ngo marayika namanuka azabashe kurimbura, ngo kandi azaba afite inkota, azagenda arimbura ku muntu wese udafite ikimenyetso cy'amaraso. Hepfo atubwiye ngo iki? Ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigejeje bararengerwa, nabo babigerageje basa nk'abarengerwa. Bibiliya tubwira ngo barangije ngo barya ibinono, ngo barya ibyo mu nda, ngo barya umutwe, ngo barya byose ntihagire na kimwe. Bisobanura iki? Iyi Pasika nta kindi kintu ikuziye. Haleluya. Igitumye Pasika iza kuri wowe
ni ukuvuga ngo Yesu akeneye kumurya wese, kandi ukamurya ukenyeye, ukamurya witeguye. Birashoboka ko hari ibintu byinshi ushobora kuba waramuriye amaguru, ariko n'umurye wese birashoboka ko wariye amaguru warangiza ukajya kubeshya, ukajya gusamana, ukajya mu magambo. Ariko iyo umuntu yamize Yesu neza, haleluya, birasaba ko baravuga ngo ntihagire na kimwe musigaza, murye kandi nimugire icyo musigaza, kandi murye mwiteguye kwakira, murye mwiteguye kubona akazi, murye mwiteguye kubona amafaranga. Hari Pasika ije mu buzima bwawe, nta kindi kintu bya Yesu neza. Birashoboka ko wari muri igice aragusaba ngo umurye neza, numara kumwinjiza neza ukamurya neza, n'akakazi karaboneka, yakarandi ravaho, nabwo bukwe buraboneka, na kanseri irakira, na diabete iyo wariye Yesu neza, diabete irakira, kanseri zigakira, uburozi bukavamo, ibyo bagutongeye bigahunga, inyatsi igahunga, ideni ukaryishyurirwa, Imana ikakubakira, ikaguha akazi. Nshuti yanjye turi gusoza, biravuga ngo muri iryo joro ngo barangije babikora nk'uko babibwiwe, ngo bamaze ngo marayika aje ngo yazabona amaraso, ngo agahakatira, ngo akagena atari amaraso akajya mu nzu, byose agatikura, byose agakuramo, yangiza akica abana b'imfura, ahera hejuru agera hasi, abana b'imfura bose barashya. Nshuti yanjye ngubwire, birashoboka ko hari abantu benshi bakiyoberanyijeho, birashoboka ko ari ibintu bagutongera, birashoboka ko ari ibyo Imana igiye kukwiyereka. Hari abantu Imana igiye gucaho, hari abantu bakurwanyije, hari abantu baguhagurukiye, hari abantu bakwibajijeho, hari abantu bakugambaniye, hari abantu bagushyize ahantu, ariko Yesu aramanutse. Yesu we murye neza, umurye neza ibe Pasika yawe y'ubuzima. Hari Pasika y'ubuzima bwawe, yo kubona akazi, yo kubona ubucuruzi, yo kwaguka, yo kubona umugisha. Haleluya. Mwarangije Bibiri ivuga ngo iki? Mwarangije ngo abana b'imfura bose barapfa, ngo barangije ngo batinya Abisiraheli. Bishobora bivuge ngo mu myaka 100 nibyo bari bararuhiye, uburyo bari barabashyize mu buretwa. Nawe birashoboka ko hari iminsi umaze, ibyo ucuruje byose bakabitwara, akazi kose ubonye bakagatwara, nawe akakanya ngo arangije ngo Imana ikoresha ikintu cyo gutuma Abisiraheli babatinya, ngo Abanyegiputa bose babona bagahunga, ngo bajya ngo byo baruhiye mu myaka 400 nabo bajyamo barabitwara, bajyamo bakuramo amafaranga, bakuramo akazi, bakuramo byose. Nshuti yanjye, hari abantu Imana igiye guteza ubwoba, baziritse ibyawe, batwaye ibyawe. Imana igiye gukora igitangaza gitume, haleluya, gituma batwaye ibyawe byose babirekura. Turashoje, ntabwo mvuze iby'inyanja kuntu yakamye Abanyegiputa bose bakahagwa. Ndagira ngo dusoreza no kumbwira nshuti yanjye wo dukurikiranye, ndagira ngo Yesu murye neza, Yesu yere ku kirenge, ibyo mundu birye hose umurye, hangize ufate, ugire ikimenyetso kikugaragaza, wera imbuto, wihane, uhinduke, ukizwe neza. Imana igukeneyemo agakiza keza, Imana igukeneyemo imbuto, Imana igukeneye kuhinduka, Imana ikeneye ko uzura umwuka wera, Imana ikeneye ko iyi Pasika iba ikimenyetso ku buzima. Ngiyo ariyo Pasika ya mbere, niyo Pasika ya mbere ko bari bavuye mu buretwa, bari bavuye mu bibazo. Nawe iyi niyo Pasika, ikubere Pasika itandukanye n'izabaye zose. Ufate Yesu umurye neza, numara kumurya uhere ku kintu geze ku mutwe n'ibyo mu nda byose. Yesu yinjira muri wowe, ninjira muri wowe, amagambo arashira, ninjira muri wowe, ubusambanyi burashira, ninjira muri wowe, ubwibone burashira, ninjira muri wowe, kujya amapfumu birashira, ninjira muri wowe, ibyaha birashira. Nshuti yanjye udukurikiranye, kino gihe cy'uko Imana ije kwiyereka abayo, kandi ni igihe cy'uko Imana igiye kugira ngo mu cyumweru kizaza, cyangwa ku cyumweru iyi Pasika izahindura ubuzima bwawe. Murakoze rero, nagira ngo mbwira abadukurikiranye, ikubere Pasika nziza, Pasika ihindura ubuzima bwawe, Pasika ihindura amateka yawe, Pasika ihindura imigendere yawe, imivugire yawe, uko witwara. Hari ibintu byinshi byakuziritse, hari ibintu byinshi byagufasha, hari ibintu byinshi byagushyize hasi, hari abaguhagurukiye, ariko aka kanya nufata Yesu ukamurya neza. Hari abantu bagiye kugira ubwoba ku bwawe, bamwe bagiye gupfa, hari abana b'imfura bagiye gupfa, babandi bagutereje, babandi bagukwataka, babandi bakuzenguruka, babandi bose babaroze, babandi bajya ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gusohora, hari ibintu Imana igiye kwirukana, hari ibintu Imana igiye gukubita hasi, kuko Yesu wamufashe neza. Hari ibintu byawe agiye gufungura, agiye guteza ubwoba abanzi bawe barekure. Hari abantu bakuroze kanseri, hari abakuroze diabete, hari abakuroze igifu, hari abakuroze indwara zitandukanye, ndetse barivuje biranga. Ariko aka kanya ndagutangariza ko kubera ko Yesu ugiye kongera kumurya wese, agiye kukubera umuti, agiye kugukiza, agiye kugukuraho ideni, agiye kugura ubushomeri. Hari abagiye guha akazi, hari abagiye gubucuruzi. Ndabwira abantu bari hanze, ndabwira abantu bari mu gihugu, ndabwira abantu bari i Burundi, ndabwira abantu mu isi yose, iyo Yesu Pasika niyongere ibeshya muri wowe, niwongere ufate byose ubirye, kandi witegure kwakira, ukenyere, ubundi uhaguruke,
uhagarare ubiryo uhagaze nugena kimusigaza ibiba bibinono yaba ibyo munda byose Yesu nugena kamusigaza wese umurye neza kuko hari ibintu agiye kurema hari ibintu agiye gukora muri wowe uku kwezi kwa kane kuzakubera amateka kwezi kwa gatanu kuzakubera amateka kwezi kwa gatandatu kuzakubera amateka murakoze abadukurikiranaga ndagira ngo aka kanya iyi Pasika ihindura amateka yawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Tugiye gusengera abadukurikirana. Imana yanyeretse ari abantu barwaye indwara zitandukanye ariko kukwera ko Yesu ugiye kumurya neza kubera ko Yesu agiye kwinjira muri wowe kubera ko ariyo Pasika ya mbere y'uku kwezi kwa kane ariyo Pasika yawe ya mbere igiye guhindura amateka yawe. Pasika igiye kuguha akazi, Pasika igiye kuguha ubucuruzi, Pasika igiye guhindura amateka, Pasika igiye kukubakira urugo, Pasika igiye kuguha akazi. Natwe tugiye kugusengera nitugusengera nawe ugire kwizera. Mana mu izina rya Yesu Kristo tusengere umuntu wese udukurikirana. Ndabizi neza iyo wamanutse hari ibintu byinshi bikunda beyura ibintu byose byatumaga abantu batakubona kuraho ibintu byose ukureho imisozi nasomye ijambo ngo wika imisozi itabimenye kandi ukayibikana uburakari reka amateka atangira hinduke abantu batangira bishime ndagira ngo akakanya nibakurye ngo bagusigaze hari abakuriye baragusigaza ariko reka bakurye wese kugira ngo babashe kwinjira muri bo kugira ngo bashe kuva mu bwibone bave mu busamanye bave mu magambo bave mu bwibone bareke ibyaha kugira ngo bashe kuba muri bo reka abantu bagiye kwinjira muri ukabinjiramo reka ubahindura amateka ukize indwara mbonye umuntu nabasha uyu muntu neza mbonye aca bugufi apfukamye aryamye hasi ameze nabi akajya apfukama ukapfukamye ntakire mbonye yizera mbonye kino kiganiro mbona arizeye ahita akira aya maso yararwaye Pele chance de donner mbe aya maso arakira mbonye uyu muntu wari ufite ikibazo cyo ku nkondo y'umura mbonye aca bugufi mbona afashaho nawe kakanya kuko yemeye kukwakira ko yemeye guhinduka nawe agikoraho ubasha umukize mbonye uyu muntu wari ufite ubwoba ndetse aterwa n'abadayimoni ino amuteza yumva kazasara mbonye umukiza mbonye umuntu uri mu bitaro aha nari reka umukirizeyo mbonye umuntu bari barabwiye ngo rwe kanseri bari barabwiye ko rwe kanseri mbonye umukiza arimo gushima mbonye hari indwara arimo gukiza mbonye hari uyu muntu bari uteza cyamunara ariko hari kuntu bigenje mbonye hari amateka ugiye uhindura reka usubize ibyifuzo bya buri wese reka abadukurikirana bose bazakizwa bakizera ndetse bakakira Yesu umwami n'umukiza bose akakanya ubaha umugisha wose kandi ubakize kandi ubasobanurire ibyo batari basobanukiwe urakoze kuko umanukiye gukora mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Zaburi ya mbere.